basaze ko tutabibonye rero ubu se ariko turabibonye barabivuze kandi batwereka nuzuriya uriya ari kwerekana ese ninde muntu uri kumanura Jessica ninde muntu uri kumanura Jessica ninde muntu uri kumanura Jessica ubwo wasanga Jessica yijyanye wapi bari kumumyutinga niba rero twarabonye message y'amafaranga ya miliyoni none se gashu nawe niwe wimanuye umva rata mureke mbabwire ayi umva ukuntu aka gakino kariho kandi abantu muri kuntera mwebwe n'abantu mutashakaga n'ubundi ko ibi bintu bya Kiki na Mamirusi bijya hanze none mubonye yaje kundeba mutangiye kugira gute na gute ntabwo ko twabyibagiye kandi tutaratse ntabwo mbikunda Rusi naramubwiye ngo aze kuri live uri kumva aze kuri live aravuga ati ngewe ndaza Kiki nagaruka uri kumva noneho mbwira Kiki ngewe ubwanjye sinzi impamvu bari kubamanura urumva ngewe mbwira Kiki ngewe ubwanjye nakutumana ko twaje iwawe sinzi umuntu uri kubamanura sinzi umuntu uri kubamanura uri kumva noneho ikintu gikurikiye mwumva ukuntu aba bantu ari igitangaza bo kuri social media ngewe nabwiye Gigi ndamubwira kugira ngo ibintu birangire nshaka ko muzana Kiki tukazana na Mamirusi yemeye kugira gute kuza agasobanura Kiki ntibamuburije irengero aka kanyendaro ngo nisano karanshaka iki ngo ndi ndyarya niko wambo niba rero yarabuze nimugarura ibintu byarangiye ngo mubizana nje niba nahamagaye Rusi ngo twicarane hano namuhamagaye mbishaka kandi mbikuye ku mutima kuko mwashatse kungira ikigoryi mungira nk'umuntu utagira ubwenge nka Zezenge kandi narashakaga ko ibintu birangira mu mahoro nashakaga ko gisobanura byararangiye kikataragaruka ngo bisobanure ngira umudirector nkwereke reka mubwire ndaje nashakaga ko Kiki isobanura nkashaka ko na Rusi isobanura niba rero mwarabizinzikanyije mukaba mutarashatse ko bisobanura rero Mamirusi ntacyo mpfa nawe ngira umudirector nkwereke barira mana Kiki muvuga ni wa undi uba Uganda wa mama Kiki igo yishyuye miliyoni agahungu kagapfubuzi karamupfubura umuhungu adodamo na video amagambo si inkuru apfubura Kiki yego wangize umudirector nkakwereka hano ntabwo byabasha kugira modereta ndi kuri iyi pano kiretse ya pano yakirivuye kuri Kiki bijya hanze sayi atudarapira video ari kurongora Kiki ari kuzunguza nyashi mugira amatiku mwabagore none baragarutse baje kutwisobanura bazi ko twabyibagiye barazavuga ukuntu uwo mutipa akaza akatubwira ukuntu yikundira Mamirusi ari we keza ariko kikakamuka yaranabivuze rwose aravuze ati ngo Mamirusi ngo ni icyuki ngo Mamirusi ni mwiza niwe nikundira ariko none ngewe ndihoma gute se ahubwo ko nababwiye ngo Mamirusi ngende kuvuga nawe kuri telefone za Mamirusi ngewe ibicati y'iyo mupfubuzi Aisha buretse gato yambwira aba bantu ngo ndihoma we barababeshye reka mbanze narababwire barababeshye uri kumva ngewe narababwiye ni ngewe Mamirusi twavuganye kuri telefone mereza n'amacati Gigi ndamubwira ni Gigi nguyu Mamirusi twavuganye kuri telefone rero ikintu kigiye kubaho muzane Kiki muzane na Rusi basabana imbabazi muzane na professor ni byabananiye mwese wabimuzanaga mwayoberwa ibyabaye tuhaye ngo bihegije mudukandi turacyategereje ibyo yamaye ngo nereke Gigi nibyo namweretse nago ibyo yatamaye nago ari mwanyihereye gift urumva so nukuvuga impamvu rero nanamuhaye Gigi Inkotanyi nukubera ko bumvaga ko Rusi ari we munyamafuti urumva ari we munyamafuti we na professor noneho nge hakaba hari abantu ngewe bari we Diane wakabuno kanyokuwe buretse boss ready ngewe noneho hari abantu ngewe b'inshuti zanjye bambwiraga ati rero turabizi neza uri kumva turabizi neza ko ntuze ko Mamirusi abantu bashaka kumuryamira mwamanuraga nazi ko ndi na modereta hano sinzi n'umuntu wari uri kukumanura ubwo wakumanuraga mwamanuraga ndi modereta hano ubwo n'aba modereta bari kukumanura gashu bafite amashyara abana barahaye ubudirector babafuye sasa nge nashakaga ko birangira mu mahoro niba muzanye ibyo ngibyo
turabisesa muza mbere yo kugira ngo mumbwire ngo ndi kwiyoma kuri Mamirusi muzane Kiki muzane Professor muzane na Rusi ntabwo mwiyegera Mamirusi kuvuga ibyo yankoreye Mamirusi turi kumuvuga urumva warabishyemo nyine tukabivuga nane mukaba kuki mutazanye Kiki kuki mutazanye Professor kandi Kiki yaraje abanye bamaze kugera hanze ko nababwiraga ngo muhostinge na Mamirusi muhostinge kubera ko nzi ko batumvikana bakiyangira kubera iki bataje kuri pano yanjye ngo birangirire kuri pano yanjye kuki yajyaga kwa ariko hanuze uriya ngo yamuhaga amafaranga Mamirusi uriya nuze yamuhaga amafaranga mama Kiki yamuhaga amafaranga noneho uriya ngo akikundira Mamirusi kubera ko ari keza none se Gasho nayo Mamirusi yarayariye oya Mamirusi ukuntu byagenze n'umukene yarakundwaga gusa Mamirusi ngo nta mafaranga yajyaga ahereza nde yajyaga ahereza kwamwikundiraga bikundiraga mama Kiki we kubera ko ashaje akajya ahereza nde akajyaho amafaranga uriya muhungu ariko mwabagore mwe namwe muravuga mumeze nk'amasande uwo mupfubuzi aba Uganda ko Mami Kiki aba Uganda bahuraga kuri telefone ko niho basitokeranaga wowe uwo ndawe ujya ukurikira umwana turi kukubwira se kubigarura twari turi kwiganirira na Rusi murakoze kubigarura Kiki yoherezaga amavideo noneho mama Kiki yafuhiraga nde yafuhiraga Mamirusi kubera ko uriya Jado yakundaga Mamirusi kubera ngo ari keza wi mbabare nkavuga gatoya yewe ibintu byose ni mu bigarukaho ntagire umuntu wongera kumvuga ntawamaye amafaranga sindi umupasteri ibintu byose muri kuvuga mu mvane muri ibi biganiro please none kubera iki mwebwe muri kuvuga ngo turi indyarya kuri Rusi uyoboye kuvugana na Rusi uyoboye ko namuvugishaga niba muvugana rwose nta ko nakubwiye ngo ngiye mvugana na Rusi no kuri telefone nahe hose ni wowe wakaje hano muri comment ukavuga ngo ndi kwigira indyarya koko narakubwiye ngo uhamagare Kiki tubisoze narakubwiye ngo uhamagare Kiki tubisoze we na Mamirusi none mutangiye kwandika hano muri comment ngo ndi kwigira indyarya bro je ntabwo nkunda ibyo bintu mani ntabwo nkunda ibyo bintu asubira wamugani inda mama ntuze Rusi yaratwite yaje kujya kabamutwitishije baramubeshyera ariko abana bagore iyo bahaza amafiriti abagabo baba babahaye ni amagambo n'iminwa nta kintu oya njena niko gashiriti niko ariko narume nikute ngewe nahamagaje delegation y'abapasiteri kuturuhukira twa dufite akazi tuba umva rata boss ready muwe mutuje mpamagara delegation y'abapasiteri ngo babisoze ari Kiki ari n'uwo mugabo wabo bose mbaburira irenge ariko ukuntu byasonzwe turabyiba mwe muri kuza kumbwira ngo ngiye ngo ndikira kuri Mamirusi ngewe kubera iki ntagumana na Mamirusi ubwo mwaramubeshyeraga kuko ntabwo twigeze tubona ati ya Mamirusi ntabwo twigeze tuyibona ariko se wavugiye Mamirusi ngo wagize ibiki kandi twese twari turi kuvuga kuntu Mamirusi nawe ari indaya nubwo ari umupasiteri wowe wivuga gutyo bose twasanze nta numwe woroshye bose thank you sweetheart ntabwo yarukaga kuza umubiri wanjye wowe nakoje Gashu wowe ntabwo wari uzi inbox yanjye na Gigi na Mamirusi sibyo mwitonde rero atagira umuntu uza kundandabira naho ariko mbwa ngo ngende kwigira indyarya ngo kuri Mamirusi ntabwo bishoboka reka twebwe Jessica hari ikintu mutazi kuvuga ibyo twabonye ntabwo tujya kuvuga ibyo muri inbox ibya inbox na message z'ubusa bwa mugende hariya kuri none se nitwe twababwiye ngo bazane natwe twababwiye ngo bazane message za Kiki yandikiye umupfubuzi iyo link kuri YouTube iyo link iri kuri YouTube umva iyo link oya kuyicengezamo ni kimwe ariko abantu bazano bakavuga ngo nyine ngo ni abapasiteri kandi abasore bwano bashekera kunoza Gashumba iyo link iri kuri YouTube ndaje ndayiguha nusanga narigeze mbagamo Mamirusi nari kumubaga gute kandi nge nari naharaniye ngo bamuzane nari naharaniye ngo ndaje njya kuyaprodiga ariko nawe akoze kuri kubivuga ngaho nari imari nago nari imari uri kubivuga wabishyushyemo ngo nyine nari nabishyushyemo ngo bamuzane turebe ukuntu byagenze wari uri kwigira umwana mwiza kandi nuko twari turi kumwe twese turi kumuvuga batwereka n'imipfuri gute se kandi njye narahamagaraga Mamirusi ngo ngwino kuri live ndagushaka ibi bintu tubisoze kugira ngo basaze namwe mugakomeza mu niko nagaruka kubasaza rega twari duhari Gashu umuntu uri kumboro
ndamuboroka ndamusweza wowe uri Inkotanyi kuryamaze icyumweru bategereje ngo baze none se mubo twavudukanaga ntabwo twari turi kuvudukana Mamirusi none se nibyo kiya giswera kiri kutuboroka kikanatumana umuntu uri kutumyutinga umva gatemba ngo Mamirusi ngo tubwire uwaguturubise simbakunda ngo yongere ahubwo Mamirusi natubwire n'aho inda yagiye Ndayasigaye n'uwamutwaye muri hagati y'umugabo n'umugabo Agasi wowe ga ahubwo mani kuki muri abana babi kuki muri abana babi umuntu aba ariko se atabagomba ubundi ko Mamirusi wamushyize muri ako kayozo kawe vipi za bundi wowe ntukarengere hari ibisobanuro umuntu aba atabagomba sibyo umva nkubwire ye baba we noneho bamubwira none abaheta gashu uri gushaka ntacyo mutakoze ngo munda ubu kubera kuri inshuti ya Dorukasi ubu kubera kuri inshuti ya Dorukasi ndabyibutse ko ari inshuti ya Dorukasi umva ndabakunda ibana nacagaze Ngida Miss Jessica ubu nataye business naje mu busutwa budafite n'12 ngingi ndusaba rindezaho mu gihe umva ariko se abakiriya baruzuye ikigo mu nzego natwitse umva abakiriya abagabo bankunze bari kungura amabyeri mana yakoze mana nageze ubundi na TikTok itarahuza kamera murebe protokole mu bukwe bwa Dorukasi ariko na umva babwire ubukwe bwa Dorukasi none se gashu kuborotse simbakunda ubu yirayiva arayibuze burundu ntazongera kuyibona azayibona navuye koze icyo namugorotse amuborotse burundu nta nubwo amuborotse ariko bana isugezwe ariko simbakunda n'umugabo cyangwa n'umugore natwitse mu kabari kanjye hahiye baby wowe urafata umuriro ugatubaza ntabwo iyi ngiyi uri bushyiraho kamera nicyo kibazo ntabwo kamera yemera bose baba bashaka imibereho igorata bose baba bashaka imibereho ntibagasebanye kangiye kubereka ikibuno ubundi burebe ariye kwitonda bivuze ko umva mu gihe wowe Mamirusi agira umugabo gashu mu bipangu byanyu umva gashu mu gihe wowe na Gigi mutanzaniye Kiki na Profesa ntimuzongere kuvuga kuri Rusi thank you gatema wanjye nimunzanira Kiki na Profesa urumva TikTok ashobora kuba yarayise ase mama Kiki ko yahise ko yereka umupuri bawuzanye agahita bivamo gashumba ari ku ruhande rwa booking niyo yampamvu avuga mani rero urumva nkotanyi urumva induru yabaye ahangaha nimba Kiki TikTok atarayise mano ayi ntabwo mwega muza kandi kantu gashumba ejo bundi nagiye ahantu nsanga aturanye na Gitiro ese we ninde uri gukorora none se gashumba ariko uzi ko umusenzi urwaye inkorora umuntu ari kudarapa barakwibonera n'amaso yanjye warambaye duturanye nawe turaturanye ubwire wagiswera tugukorera hariya kuri yeri ego baturanye na Gitiro menya ari abamodereta bakugize kwa kwari uri gukorora sheri nagaswere man nagaswere nywa amazi kuvuga ko abagabo bari kukugurira inzoga ariko tugenza kuri pana ya Jessica bakamyuta ni inzoga ziri kugukora nzakugira modereta nuko iyi ngiyi ariko bana nuko hano ntabwo byemera kuri aka ngaka ntabwo wagira umuntu modereta ndi kubabwira ati natwitse mwabagore mwe mugira utubari mu bipangu byanyu cyangwa abagabo banyu ziri kugukora ziranakwica Jessica yibaze ngiye nuko ari voice ngiye gusohoka mu nzu mitambere ku buryo nitwa boss lady yewe igipangu cyanjye cyuzuye ababosi bari kugura amabosi mwe murabangabo mana yanjye niko nani Jessica nakugize modereta ubu ndaje mbaboroke uzi ibintu ngiye kuba modereta ayisamanura agashumba oya umva gashumba urumva aratagayize mureke mbabwire ukuntu ibintu hano bikorwa ako se Jessica wowe tuvuye kwa Simba kunda dusuzuguye none uzanye nanga ngavuye kudusuzugurira na hano kandi bamuborotse gashumba yagenda iriya nsabiriza
Jewe n'abantu nkunda umva mbabwire nkota umva mbabwire ukuntu bimeze urikumva Rusi yaje ahangaha ariko njye ntabwo nashakaga ibintu by'intambara pe naye ndi kuganira umuntu wa mbere wamumbujije ni umuntu bita Shakira ariko Janti nawe usigaye ukunda amadini ubuje mu bagore gukora iki Nkotanyi tubyibuka ko ari we muntu wa mbere wamumbujije aranabirwanya urumva noneho ndangije niho nahereye mvuga ni ngiye yansengeye umutwe nawe urashoboye guta umuntu akwangisha undi wari usanzwe umukunda kandi ntarigeze nawe ngumana nawe ariko nubwo yamunyangishije nanjye nahise nigendana ntabwo nanagumanye nawe ariko nahise nikomereza urabyibuka ko bamostingiye bakankorera live y'akasamutwe urabizi Nkotanyi niwe wajyaga ujya kurwana nabo sibyo birarangira ndigendera niba nawe ndi kwiganira ngo njyewe yaransengeye nkira umutwe ese nta bantu benshi yigeze asengera nubwo bwose wenda mufitanye bifu rero mujye mukomeza mwishinge Jessica yagezeyo ni umwana wo mu bakire kuri iyi mihanda buretse gato noneho rero ejo bundi habaye saga y'umugabo witwa Profeseri mwese murabizi nibyo Mami Rusi yavugaga ariko akanga kubivuga mu mazina mana yanjye nuko haje abandi babivuga mu mazina aravuga ati byagenze gutya na gutya Jessica akajya atanga ama message gutya na gutya urumva ndangije ubwo ngo bampamagara Rusi kuri telefone ndamubwira ngwino dusoze bino bintu uwo Professor agaragare n'uwo Kiki agaragare urumva n'indaya uyu munsi none icyabayeho inshuti za Kiki nyine zaramukavarinze kuko yari inshuti ye zari inshuti zabo nanjye mbona nta kintu ndi gupfa nande na Rusi none se niba batarazanye ibintu ngo babishyire ku karubanda tukajya kubona tukabona bari gukavaringa Kiki kandi ntago bari kubura kumukavaringa n'abadamu bagenzi be nanjye rero nta muntu uzambuza kwegera Rusi kubera iki ibintu mwashakaga ngo dukore twarabikoze biranga mwese murakwepa so murambaza iki nzajya mwese ndabarengeye kujya nigira kwa booking ingwe ni mushasha none ibyo rero mwari munzamukaniye ngo kugira ngo dukase uriya mu mama njyewe ntago nzirimo muri comment ibintu mwanditse Imana ibababarire urumva kuko nashatse ko dufata ibintu tubishyire ku mucyo twongere tubagarure bose bihuze muranga uko ari batatu rero niyazagira umuntu umbwira ngo urindyarya nguri iki ndabindyarya gute kandi njyewe abantu bari kuza ari batatu bakaburirwa irengero ariko Jessica baragushaka iki man baragushaka iki ko ba Jessica turaba boss mwagiye mujyama murakubaza barakangisha umuntu kubera ikira ntabwo ngo kunyagisha umuntu kuko Mami Rusi nta nubwo turi inshuti birenze urumva ariko ni umuntu twabanye hari ibihe twigeze tugirana urumva njyewe ntago nkontororwa bro murabizi neza ushatse na Congress yashatse kunkontorora ngo nange Gigi biranga abirinda nahagera aho yataka umuryango wanjye wose kubera ko nyine ntigeze nanga Gigi ubwo rero ntago umuntu niba nakunze Jessica Boss Lady namukunze niba nakunze Aisha namukunze niba nakunze ntago uri bunkontorore Yego urumva nuko bimeze kandi na n'umuntu uzabinkura mu mutwe mu byemere mu byange mu byemere sawa niko bimeze niyo mpamvu ngenza mbarabura na Jessica muzabona w'umukene nawe makosa aba yabayeho nuko abantu bazana ama private life yabo kuri social media ariko ubundi ntago umuntu yagakwiye kwinjira mu buzima bw'undi bamenye ngo umuntu ngo abayeho bano bagore wagira ngo barwaye kanseri yihangana kuri social media reka nkubwire urabyibuka Deri ntabwo mwarimu hari ukuntu Shakira na Jessica wa wundi bambaze bakenda kunyica kubera Mami Rusi Jessica njyewe Jessica wundi ufite inyinya ntabwo wari uhari koko Nkotanyi turi batatu urumva uburyo nabakundaga n'umutima wanjye wose ndabareba ndavuga aba bantu si ubungubu nese Jessica twabaye batatu ndavuga mwe rero ubuzima bwanyu mujye mubukipinga ahantu nyine bwanyu bwite nimuza gushyira ibintu kuri imihanda njyewe ndigendera ariko Rusi mpita mpava ari n'iruhande rwa Shakira mpita ngenda gahoro ndikomereza ndigendera
urumva nibwo nakomereje inzira zo kwa Godfather urumva kuko nabonaga n'ubundi bamaze kunyataka ngo mvugana na Mamirusi urumva none njyewe niba mutarazanye ibizibiti n'ibimenyetso ngo mbibone njyewe muri kumbaza iki nasanze ko biriya bintu by'ibizibiti n'ibimenyetso ntabyo ari imibesho oya ariko barabizanye uzi bya mama Kiki ariko uzunguzanya ariko se ko yerekana ku munsi wa kabiri ariko babizanye ako kanya sibyo wenda Rusi ni yari yiteguye ngo azane nawe ibimenyetso kuki ku munsi wa kabiri twari twavuze ngo turagaruka tubivugeho bose bakaburirwa irengero ari uwo mugabo ari nabo badamu babiri none gute nge hari umuntu wari wambwiye ngo nuze ngo mama Rusi ngo yarabishyuye ngo yishyuye Simbakunda yishyura niba ari nande buriya niyo mpamvu mise muboroka kubera ko uriya mwana nta kindi kintu akoresha hano tukavuga abantu kugira ngo bamuhe amafaranga ntabwo yigeze abishyura ntabwo yigeze yishyura ariko uri kubihakana gute baburetse nkubwire ngiye muri za saga zuriya uwingeneye na nuze na Simbakunda naramumajije se upfa iki na Dorcas icyo gihe ngende Dorcas nta nubwo navuganaga nawe nyine birango namukurikiranaga nk'abandi bose arambwira ati ngewe namwatse amafaranga kugira ngo ngewe ndeke kumuvuga arayanyima asanga Dorcas ntagakina aramufungisha noneho uriya Simbakunda atangiye kuvuga Mamirusi nyine yabigize nka business abashaka ngo avuge ku bantu nabi nibarangiza bagaruke we bamwishyure niyo mpamvu uriya mise muboroka ngiye ntago nkunda umuntu uvuga umuntu kubera inda nini pe mba nshaka ko abantu hano baza bakavuga ibi bari mu mutwe niba ari umuntu wakurakaje niba ari umuntu wagize iki nyine murabibona ni ukwidagadura social media Gashumba Jessica umva Gashumba oya ngewe ninuze wabimbwiye Gashumba ariko Gasho na Dorcas Jessica Karimu ariko Dorcas yakira 500 yonyine ndabamyutinga mwibuke ko nabaye umugisha niba naravuze ngo umuntu bita wa mumama sibyo Jessica wigize Messi y'imihanda wowe urifata ugafasha abantu oya ngiye numvisha babivuga oya buretse ngiye ndaca kuvugana na Jessica Karimu ndikumva Teri waragiye ufasha abagore bababara ndikumva pana ukaza umugore wabuze amafaranga y'inzu ukayamuha wabuze ibikoresho by'Imana waritanze bishoboka nta muntu utabizi hano ku mihanda sibyo none abagore barabigize akamenyero hano hose pano Jessica rero buri wese akazamuka mfite ibibazo ibi n'ibi agahita amukorera contemplation nimba ari contemplation bagateranya uwo muntu bakamufa ntago mbeshya namusaragamo amafaranga ahubwo yaje kuhano asanga nta mwiza mana Jessica n'umwana mwiza n'imfura y'u Rwanda ntabwo Jessica utangiye kwivugishwa ariko se ko babivugiye hano ese Deri ko numva ndakariye nk'ari njye wabivuze babivugiye hano urumva Gashu utongera kunshyira mu bintu bya Mamirusi ntacyo ndi gupfa nawe kubera ko nahamagaje umuntu bita Kiki nahamagaje umuntu bita Professor ndavuga ngo uwa batatu nimuze tubisubiremo uzi icyo bakoze bahise bagenda toti uwa batatu bajya kubirangiriza mu gikari none ngiye muri kumbaza iki izo muwe zanyu nizo zizajya zibakora ubu ngiye ni kondere base ko nashakaga ko babyumvikana bikaranya ngo oya kontra umuntu yamwishyura azegesi gari Jessica Bosire duhetse nkakwigisha kuvuga contribution chérie Jessica ni contribution vuga contribution cyangwa uvuge ngo ubufasha birangire contribution Geri mwe nzasara ni manipulation ariko asubundi reka nkubwire turabizi iyo umukobwa yagize ubukwe bakora contribution bari contribution Jessica wavuga ariko se kuba narize muri Zambia ni ikibazo ariko nyine
hari igihe nyine Moise Zambia pe. Okay, ni contributive. Ndapfuye hari ikindi kintu muri abana babiri. hari ikindi kintu Gashumba ajya avuga nani Jessica ajya avuga nacyo giseke. Jessica wagiye umbabarira kandi maze kubibona ko kibyica kinabizi. Umva Ni izina ry'Imana. Bako Gashumba ukuvuga ngo contribution ni ibintu byadanje. Hari umuntu umutari. umva rata Jessica umva rata Jessica Jessica nigute abantu banzira hano bakavuga ngo ndi indyarya ngo ndiri kuri kwikundisha kuri Rusi ndikundisha kuri Rusi kugira ngo ngenda ngaburire gende njye Oya, n'umuryango we wose. Oya bavuye Jessica we nago turi kuvuga ngo yagutunga ako unyine wari uri kumwihomaho tu. niba yaransengeye umutwe wanjye ugakira se sinzabivuga Jessica gira urukundo. None se ko utabivuze muri cyagiye bari kuvuga ukuntu bamusoka. narabivuze nta n'umuntu n'umwe nabibwiye Navuze nanjye nari mbaye. umva na Shakira wamumbujije mbere y'abandi bose arabizi mugende mumuhamagaze Urumva turugurasi urumva rero uriya mwana rero ngewe mva mbabwiye nyine amakuru nari mfite uyu muhungu ngo ni uyu nguyu ngo simba kunda. Okay, Facebook singuyu hano hasi nabivuze igihe kinini kinarenze ko yansengeye umutwe ugakira. Ariko yishakira amafaranga ntago naguma muri. Wari uri muri timu tubavudukane. Icyo gihe ariko nari ndi kubavudukana ariko ndavuga ni ariko Gashumba usigaye wanga Jessica kusigaye wamushinja koze Jessica ntabwo twagangana niyo hazi. Bibaze ko Jessica ariwe wakuzanye imihanda ubu turaje tugurukane hano muri iki turagurukana mu gikari ariko hano tuba tumeze Gashumba we waje unsimbura njye ninjye wari umwamikazi imihanda Jessica nkunda kubi. Gashumba ntabwo Jessica twashwana ariko Gashumba reba hano muri comment banze usome comment narabivuze nabibwiye abanyarwanda bose ahubwo uko batashatse kunyumva kubera urwango bamufitiye ndewe nta munyangire ngira njye Rusi se ndamwanga njye ndamwangira icyo ahubwo njye Jessica mva ikibazo ngira njye ntabwo nzi kurya imboga pe ntabwo nshobora gusanga uri kwigira mwiza kuri Rusi kandi njyewe twari turi kumwe ariko se Deri nigeze nigira mwiza kuri Rusi ngo ni ukubera ngo turi inshuti kandi turi inshuti pe ntabwo mbwiza ukuri sinanamubwiye ngo niba hari n'icyo nakubabajeho kimbwire cyose siko navuze Nkotanyi Jessica